abasha kubana ya Jessica ariko nta kintu n'iki na kimwe mfite cyo kumushimira ntacyo ahubwo ntacyo barakwinjira ntiyaguhatse si sobu ntacyo pe reka nari kubwiza si sobu je ntiyaguhatse ariko reka nkubaze reka tujye dushyira mu gaco nitugafata ibintu by'amafuti uretse kuba yarabaye databuja ariko yaza kuba databuja mwiza kugira ngo mugombe icyubahiro yari kunyishyura yaranyishyuye se mpuzane hano yaramembye uzi definition yo kuba sobuja mwiza icyo kintu urakizi uzi kugira definition yo kuba sobuja mwiza uzi definition you know that icyo kintu kugisobanura uzi definition yo kuba umukozi mwiza urakizi ndakubaza kwanda ntuna twa yo kuba sobuja mwiza ntuna dudeturne reka tugaruke mu kiganiro oya buretse wewe wacabariza ko buretse Eric si ubizanye Emi oya se oya reka nanjye nkubage oya subiza mute yo no sense make manze nangize warahinduye ikiganiro ntabwo ari we kiganiro urumva ugaruke kuri Eric ikiganiro turo wacyumvishe wazamuye mikoro wumvishe ikiganiro turimo ntiwacyumvishe gahunda n'agahinda n'ibibazo rya se wakamenwa iwa wawe dufata telefone arayimena wabwanga tutumye muri ibintu wari ngoro kwitoro ubyo mubaza umva oya hama hamwe ibyo bintu mwegeze hari kera sha hari kera Emi aya masaha ufunga YouTube channel urumva baze kubyimama bya kurisha kuza kuva ukazana ihangana ngo hari kera umusa ayiwe ariko bro nge naranakize waje hano deturuna ikiganiro none uri kumve yuko ngo hari kera nyuma yuko YouTube channel yitwa izina ryawe uri kumva wabyimbye amabya ku buryo ushobora kuza guhangana from nowhere nta kibazo ufitanye n'umuntu wamari iki uko wumva numva unkanga wewe umva nkubaze wamari iki ndavuze ngo ziba wewe wamari iki bandusubize wamari iki si wamase wenda gushinzwe mwabaye muti uje mu kiganiro urakideturira ntabwo turi kuvugaho ntabwo ushobora gutanga igitekerezo mu kiganiro usanze n'abari kuvuga warangiza ngo hari kera what's wrong with you people ntabwo uko bashaka hari kera man ariko ibyo bintu mwamwigira can you mute your mic please okay nkuraho kuri live yawe unzamuye se gukora nozegera uzabaze ntuzanganga ntabwo YouTube channel ukumva ubaye igitangaza ukumva aya masaha wavuga twumvikana ikintu kimwe Emi rero yaguye ikiboneza sinzi niba ari prank Eric kakubwira ikintu kimwe ntabwo urabizi sinjamangana mu magambo niyo yatatse ndaguhunga ntabwo njya mpangana mu magambo yabaye umwana mwiza ukuntu yaje afite umuntu Eric ntabwo njya mpangana mu magambo uranzi niba uzamutse mu kiganiro turimo ushobora kugitangamo igitekerezo utanga igitekerezo ese ko tamubwiye ibyo waganiraga yumvaga yashyizemo request azamuka atumva ibyo turi kuvugaho ndakubaza ikiganiro tumaze nk'abasaha arenga uretse urumva araza kuvuga jihad nabi se kandi ndakubaza bakorana hamwe kuza hari ukuntu twari ibintu ikiganiro tukirimo kimaze amasaha birarenga Emi yaje arabyumva yumva biri ngombwa ko ashyiramo requesting kugira ngo azamuke ikiganiro arakideturuna icyo ni kikwereka ko ndi umuntu wa danje kuba wemeye uko ubwenge bwawe mbuhindura nukomeze kuri sije ayuriho umva nkubwira ikintu kimwe Emi ayiwe umva nkubwira ikintu ndago urabizi ko nashobora mu magambo watanyumbwira no sese nkusubiza izindi reka dukomeze ku kiganiro mwarimu urike funga mic yawe Emi bite muntu wanjye mu bantu bakwifuza guhangana nabo ntunkiremo ariko nawe ntunkange bro ndakubwiye no listen to me it's not bro oya no nanjye nago ndi gukina Godfather ntabwo ari bro no so nje nawe se turaziranye se durira muri iyi mihanda muting mic yawe oh man bro nago ushobora kuza kunkanga kubera ko nturi it's not bro it's not bro so ntabwo njye ntera n'amagambo uranzi kandi uranzi
ntabwo ndaterana amagambo. Niyo uje gutya ufite genda ikuzanye, ufite ibyo wateguye, when you attack me I run away, nkiruka nkaguhunga. Ibyo bintu byanyu mwigize n'ibiki? Ajya gushaka ntabwo nagusubiza. Nuko nta kintu kizima ufite cyo kunsubiza Godfather. Very way. Wowe wimyutinga mikoro yanjye nje nawe tuvugane kuri muwamushaka kuvuga. Wowe mwebwe nyine nk'ubu watangiye umbwira ngo ndumureka atakirenge ngo wa debeni ni wowe ntabwo wabaye muri gatakirenge wa debeni ukaba we kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Ndagusaba ngo umyutinge mike yawe, ntabwo nshaka kumyutingira, wimvugiramo ndaguha umwanya uvuge. Ntabwo ndibasha when you attack me ndaguhunga. Nese komandora ya niyo yari solution. Ndamukurikiza. Ntabwo aza kudetorna ikiganiro. Ngiye se dahombi. Ibingibi bya TikTok. Swe mwanzi cyo ngo nzara ubundi ngiye bijyamo urakaye. Kuki mushanga iki? Jewe rabizi rwose hano mba nanze kuhaza. Ngibi urateganya gushaka umuryango ukakungana jihad cyangwa uzabivamo? Ntabwo gushaka mvambana ukora nonsense. Nyuma yuko mutumye inshuti n'abavandimwe watugiye kwa mutumyeho Brian. Ntabwo namutumyeho bose nabashatse ko twiyunga. Hari ba Isimbi, hari Yakuru, hari bandi bose babashatse ko twiyunga. Bana ni benshi abantu bose duhuriyeho inshuti bacu bashatse ko twiyunga. Uriya mwana agafunga umutwe ma. Hanyuma nyuma y'ibyo byose uteganya gukora iki? Ntacyo byarajyanye n'itariki 17 z'ukwa gatanu muri ya nama. Niho namurebye muzunguriza umutwe. Ubu tuvugana ukaba ufite iyihe migabo n'imigambi? Niyo kureka bikarangira uko nguko uwari byararangiye. Ubwo ngubwo yahindutse umwanzi ntimuzongera guhuza ukundi. Cyane urakoze. Next. Niba tuje gusanga ko ari wowe wamwirukanye mbere yuko, ariko aka kantu ni danje. Wamwirukanye mu kuyobora abantu cyangwa ishyirahamwe ryawe yisunga umwanzi wawe Kadete muri Sweden bakwirukanira muri Amerika. Hallelujah. None kumbe yari we mugisha wanjye wo mu Rwanda.